kuva twabana iyi niyo gift ya mbere yaraheruke mu fiançailles uburere niba ya mbere habibaye niyo kubesha tumurumva wankorera iki ariko ndumubona umugabo ubure kusoma kuransoma kumaboko kuva wavuka n'ukuri none mbonye akantu kubwenge gukoze kunziza n'ukuri irabone ni keza gusa mfite amatsiko y'ikirindani amatsiko y'ikirindani niki ngahe fora kandebe gizo akunda kufungira nikanyikoreho mu nyiriwe gute abakunzi b'Imuhira studio cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye twongeye kubazanira ibyiza nkuko musanzwe mubimenyereye tubazanira ibintu bisha kandi bitandukanye bigiye bitandukanye nyine nuko mubizi uno munsi wa none rero twahinduye kuri uno munsi nabateguriye ibintu byiza cyane rero ndabiyegereje muze kubana natwe muzo turi gukora byose muze kutuba hafi tuze kubana muri byose ndabiyegereje cyane ngo mwegere ndabakunda cyane abakozi b'Imuhira studio hanyuma uno munsi wa none nabateguriye prank ngiye kubesha umugabo wanje imbere ko no bivuga ariko si ukubesha nk'uko kubesha n'icaha ndabasaba ngo mumbe hafi ebana nyine ntimuntererane nyine ngiye kumupranking ukuntu mubeshe ngo namufungiye gift muze kunkurikirana kandi muze kumba hafi bigende neza sinzi none cyari bunkorera ndamubesha ngo namufungiye gift nta namufungiye sinzi icyo nkorera none nanje numiwe nimba ankubita nimba nkorera iki ndafunga gift neza nyifate nyimuhe nye gusa muze kumva hafi muraza kubibona ibintu nza kubimukorera ubu nyine ntaho uhari ndicaye mu nzu ebana ndatuje ntaho uhari umwanya aza kuza rero hari kado nyine namufungiye nayambare narangije ibintu byose ebana ntegereje ubaze cameraman uze kumva hafi oui babe yego araje niyo gusanga umurebe karibu babe meza yo wiriwe n'amahoro zagenze neza cyane nisa niki wateguye se ku mugoroba tuza gufungura nateguye ibintu byiza cyane byiza wateguye ibintu byiza musa turasi ndarushe cyane uroga cyangwa uraza koga nyuma uzogejo wiri uzunguruka ku izuba nimara ngo mbyoga izuba ryahe sinagiye noza koga mara koga ubone gufungura genda ubibike byose uzanira ahubwo uzanira amazi yo kunywa mu gihe urambura n'urupeta rwambure n'ishati urayambura oya shati se nigenda muri salo naringiza ngo nawe urayambura nangiye gira bukeya ikanzu uri mu cyuma narabyibushaga cyane peta gwafashe na telefone yitwaye oya ireke ndacyamvugisha abantu sawa yewe tuzanira amazi yo kunywa oya yo koga amazi yo koga urogera muri salo none se simpamubwira muzanira yo kunywa ukumva koga ho ko bebe nawe none utarake umuntu n'uwo muntu buzima zana nyabona ufite umushiha w'umuruho w'akazi urakuremeje so umushiha gusa wowe wumvise ko ngufite ntiwogenda neza ukanyitwaraho neza amazi arakonje arakonje wiriwe neza ku kazi niriwe neza usibye umuruho gusa naraye mashasha ari hanze hanze muri Amerika niyo uvuye hanze uko tumenyere ko ari muri Amerika hanze hano hanze uvuye wewe wiriwe gute ureke amagambo niriwe mu nzu niriwe kuri televiziyo wiriwe muri televiziyo oya niriwe ahubwo wari wayigiyemo indani oya niriwe kuri televiziyo apana muri televiziyo wiriwe kuri televiziyo niriwe ariko ndi warishe wewe wiriwe hejuru yayo cyangwa wari kuyikinira
none umunsi unicyo iyo uvuye n'amahoro ariko cyangwa ufite ahandi waciye ni ukuri ntahandi ukuye mu ibarabara niyo naciye gusa sawa reka nje ngende mbanze ntegura ibyo kurya ibyo kurya twavuze ngo urashonje kandi uranabira ahubwo banza wowe nzoga ejo mashi uko nyine wamashe ngo ndyoga cyane ngabe banza undebe ko wunama cyane wamashe nyine ndyoga sinoga kawunyoza ku ngufu ndumwe none amazi yawe arabishe arabishe nuko kanye cyane niyo mpamvu abishe zoba byize muri esomo muri esomo niko bitegerezwa kumera iyo amazi akanye cyane n'uzumva genda nyawe untegurire ibyamwa tuntegurire ibyo kurya none se umuntu utangira kurya ibyamwa ataratangira atarajya ibyo kurya jewe nakuye ko nta byo kurya ngize gute keneye ukeneye iki genda untegurire ibyamwa ibyo n'umunsi ari aho waciye ariko ni mwibarabara naciye hari ahandi naciye mu nzira none se mwibarabara iminako ngo ntujya wariye wiruka icyayi cya mugatondo nyine nisanga rega twe ntabwo tugira indambi nk'uko kwanyu ngenda ugira indambi wowe kurusha ufite aho waciye sa mwabonye ko umugabo yamaze kuhagera kadira ateguye ngiye hano namaze kuyambara hasigaye gushiramo kado mwabonye ukuntu namwambuye ino saha ngiye kuyimufungira none mwabonye ukuntu yaje yarakaye aramara ahubwo yaje yarakaye ebana imwe birenze sinzi icyo ari bunkorere twambona yarakaye none ngiye kumurakiza gukurikiza ngiye kumubesha yuko namufungiye gift ntayo mumbe hafi nimba atampitana sinzi rero isaha ngiyi niwe ngiye kwifatanyishije muri ambaraje mwamubona hano nimara mubeshe namufungiye gift ari hano mu nzu ahubwo reka mvuge buke atanyumva mukomeze murebe rero ngisa ngiye kwimushiriramo namaze kwambara gasashe wagiye kugafunga nimara kugafunga nze ukamuheza sinzi cyangwa binkorere mwabibonye rero yasanga amaze kuyishiramo nabasabye ngo muze kumba hafi kandi kirumvikana nimba atankubita nimba mbwira ngo ni gift y'abantu kuva twabana iyi niyo gift ya mbere yaraheruke mu fiançailles ubu rero niba ya mbere habibaye niyo kubesha tumurumva wankorera iki naje ubwaje ntaco nzi ameramene nkurikira mvuye hanze mvuye kuyitegura nawe ari muri salo ndira ngiye kuyimuha rero ndebe icyo nkorera surprise iyi gift ya bebe ibyo ni ibiki se kandi ibyo ni ibiki nese sikado nagufungiye mbere yo kubanza ukabyishimira kandi genda gute kuva twabana nicyo rya mbere ngufungiye gift natekereza maze urindi ureke gukora nyine bazi mubwire no kuva wavuka ukoza akantu keza kuva navuka oye mu fiançailles nekiza ngufungira amakadano natekereje ngo ubu nyine mujya mbere twari dusa nk'ahantu turi babiri nyine tumaze kuba umuntu umwe n'undi atekereza kuva tubaye umuntu umwe sindagufungira gift uno munsi none ngomba kuremera kurumva kandi abonye avuye kazurushe ndavuga ati abantu ngomba kugufungira ikintu ukunda kandi y'abantu imwe bifatika ubwo bwene ndamukubwiye ndamuhorana mbako wamubwiye cyangwa se mbere hose nawe ukoza akantu keza ariko ndumiwe numva uburakunsoma kuransoma ku maboko kuva wavuka ni ukuri noneho mbonye akantu k'ubwenge ukoze wayishimye wayigaye nziza ni ukuri irabone ni keza gusa mfite amatsiko y'ikirindani amatsiko y'ikirindani ni iki ngahe fora kandi rero ibyo wakunda kumufungira ni kanyikoreho harimo ni umugati umugati
isi wagiye ugabanya kurya ndikumva wowe umaze kujya mu mwanya ubu nyine kandi ngo ni umugati ni ukuri kwiyumva none se kandi neza oya iyi kado yawe yiconze nk'umugati yiconze nk'umugati umugati ni ukuzi uconga ntaya migati ya kare none ko hano no gufungira umugati nivyo gatarambye amatsiko aranyishe reba nawe ikintu ukunda nyine ufatika ndebe ikintu nkunda ni spaghetti nese ko wavuga ibintu zo kujya cyangwa ni wahazi bivuge ko wamfungiye spaghetti ko ari byo bintu uzi ko nkunda muye sinagufungiye spaghetti nawe fora nyine ikindi cyiza wabona ikandebe ikindi kandi gihenze nawe nyine gihenze n'umugore wanjye nyine nk'ikintu yafungira cya mbere ibyo ni ibiki wazanye amatsiko aranyishe zana mbwira oya ubwo rero tuvuga ko wafungiye kontake se y'imodoka ariko kontake ndi wifunga muri uwo karito rwose none wifunga niyaje cyangwa ahubwo niyaje kurumva atariyo niyaje cyangwa wayimpaye iki banza ufore nyine cyo nagufungiye ubwo se ntugifora gute kande wakwigisha ubwo bwenge bwo kumfungira kado yagize neza ndabuhorana nawe uvuga niki kantekereza iravuga cyangwa nyisubiye nibyo kwambara cyangwa nibyo kurya nyine wovuga ikintu ukunda ngira gitangira neza neza ikintu warukenye ikintu ukeneye cyane ikintu nari nkenye sinikiba nari nkenye apareye apareye turayigira hawe dukenye beni navuze thermometre apareye ya thermometre usanga ari nimba wabona yo kwigwamo thermometre ntuyizi basi wananiwe sibyo niguhe uyifungure izo mazi wow merci murakoze cyane ese ndatangirira ariko hari ikintu kirimo ko mbana umva ari bibi ikirimo gusa afungura nkoreye akantu keza cyane nushaka gutereka hano ku meza ufungurira ku meza cyangwa ishanyura ahangaha cyangwa uzanira imbugita cyangwa uguhembe ishanyura cyose uko ishanyura uko ushaka n'icyawe ntawe kugira ngo ifungure niba gusa ayiwe iyo ni isabune ariko uyu mugore ni igitangaza wamfungiye ikarito y'isabune surprise wese uko uri gute imeze nayicuritse cyangwa ibi ni ibiki wakozeho oya nakwishuye ntakarije umwanya ku busa nakwishuye kandi nturakare umugabo mwiza sibyo mva mu maso oya baby nturakare mva mu maso uramena ibikombe ngo kurajya kuntera inama mva mubwire nturakare sibyo isaha nari nambaye niyo ugiye sigifite nagufungiye nafashe ndambare neza ndagufungira isaha naritangaye nta kintu kizima gukora oya nashatse kukwishyura kuko nafite umwanya wo gukina nawe umva yari blanke ntagifite nagufungiye nashatse kukwishyura warambwiye ngo kurana afite umwanya wo gukina nawe oya si ugukina none se njyewe niwanyiniye blanke ndebe ukoze nibi isaha yanjye nigure ku mafaranga yanjye uragiye aho ngukurazanye nimba wabuze icyo ukora sinzi asina kibazo ishatse kukwishyura none ibi wakora nibiki
nashatse kwishura mugabo mwiza tuza ureke no Unishura kurakara abarundi mideni. tange no kumbwira uko Reke mba kumbwira. mutacu basirekana ninda kare ndeke gusekera mbabarira ke kurakara Amaso umuntu atogukubitana. mbabarira ureke kurakara kameramene nishukaho Iki? kameramene nayishuke Kam- aho Munyumvira ibi. Bisi bitangaza. baby Kameramene ari he? wambabare baby Kameramene ari he? Noyimena noyibona. abonye Ari he? Pardon. Gel. Araza kunyinisha. reka kurakara mbabarira Nta mwanya mfite wo gukina. mbabarira baby mbabarira sibyo mbabarira Urambabaje I'm umugoroba. so sorry Genda vonga. mbabarira sibyo Ndekura. mbabarira siya plug wandi wayimkoreye nanjye nashatse kukwishura Tonde ngize Iyi saha. nuko ndi mu maso y'abantu ariko ndaza kukwereka. iyi saha irasa n'ijya yawe Yasa n'ijyanje. Genda urebe. Genda uzane iryanje. ngera ko nayibitse mu Genda cyumba uyizane turebe. nayibitse mu cyumba nayibitse mu Nosanga cyumba uri kumbesha. ndaza kuyikwereka reka tubanze dushimire abakozi muri studio wishimye arakoze hanyuma abakunzi muri studio ndabashimiye kuba mwambaye hafi abana nari nzi yuko uno munsi bankura iryinyo ariko nizeye ko yambabariye sibyo babe wambabariye Bukeye. kuvuze ngo bukeya wambabariye reka nakwegere murakoze none ko wigirayo kandi wambabariye ndabashimiye cyane abakunzi muri studio mwakoze cyane kumva hafi gutangira tugitangira kugeza ubu nyine dusohoje mwakoze cyane hama nashimira cameraman nawe yagize neza kunkorera umuti ariko wawemeye Ibi nibyo bigushimishije rero wari wapanze. cyane ebane birenze Sawa.